Yesu ashimwe. Reka muri uyu mwanya dushimire Imana ikomeje kubana natwe, izina ryayo rihimbazwe. Ndagira ngo dufate umwanya dusubize ku bibazo mwene data yabajije kuri uru rubuga rw'ubuhanuzi, abaza ibibazo ku bigendanye n'igishushanyo cy'inyamaswa. Arabaza ati igishushanyo cy'inyamaswa ni iki? Ese cyararemwe? Cyaremwe ryari? Kuremwa no guhumeka bitandukanira he? Harakomeza abaza ati kuramya bikorwa bite? Ubuhungiro ni ubuhe? Ese abantu bari mu itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi byaba bivuze ko baramya igishushanyo cy'inyamaswa, hanyuma barisohotsemo bakaba bo bataramya igishushanyo cy'inyamaswa? Ibyo nibyo bibazo uyu mwene data yabajije. Murumva ko ni ibibazo byinshi kandi bisaba umwanya wo gusubiza. Niyo mpamvu umwe muri bene data yanavuze ati wenda abantu bakwiriye kuzajya bihangana igihe batarabona igisubizo, kuko buriya umwanya ntuba woroshye kugira ngo ibibazo bihite bisubizwa ako kanya. Niyo mpamvu rero n'uyu mwanya dufashe wo gusubiza si uko biriwe bihagije, ahubwo birasaba kugira ngo umuntu arusheho gucukumbura kandi twese twungurane ku byo tuba twarize mu buryo butandukanye, abantu babe batanga ubwunganizi bishingiye ku byanditswe byera ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Mbere yo kujya mbere, reka duce bugufi dusenga Imana. Turagushimye Uhoraho, izina ryawe rihimbazwe. Tugeze muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, turagusabye kugira ngo ubane natwe kandi tukugirireho umugisha. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muvandimwe, reka nifuze ko mbere yo ko tujya mbere tubanze dusome aya magambo akurikira ari mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ku ipaji ya 268, igitabo cyasohotse muri 2010. Ni igice cya 42 kivuga ngo imigenzo. Haranditswe ngo igihe ubutumwa bw'ukuri bugeze mu mutima bufite imbaraga, Satani ahagurutse abakozi be kugira ngo batangire impaka ku bintu bito bidafite agaciro, bityo agerageza kuvana intekerezo z'abantu ku kibazo nyamukuru. Iteka iyo igikorwa cyiza gitangijwe, hari abamenyereye kujya impaka z'urudaca, batangira guhangana ku byerekeye utuntu duto dukwiriye gukorwa kugira ngo bavane intekerezo z'abantu ku by'ingenzi bikenewe. Iyo bigaragara ko Imana ishaka gufasha abantu bayo mu buryo bwihariye, ntibakwiriye gutangira guhangana mu bitagira umumaro, kuko ibyo byangiza imitima yabo. Ikibazo dukwiriye kwibandaho kuruta ibindi ni iki ngo: mbese mfite kwizera gukiza mu mwana w'Imana? Mbese imibereho yanjye ihamanya n'amategeko y'Imana? Uwizera uwo mwana abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo. Iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Impamvu ntangije ibi ni iyihe? Ntabwo ari ibyo kunenga uyu mwene data wabajije ibi bibazo. Oya, ntabwo bigendereye kumunenga cyangwa se kumuca intege ngo ye kuzajya abaza. Ahubwo ibyo bintu tuba tugomba kugenzura neza ko tuyobowe na mwuka w'Imana, tugendereye kunguka kandi ngo twungure na bagenzi bacu, atari ibyo kubakubitisha ikiboko. Nicyo ngicyo ibi ngibi mbisomeye, ahubwo nashishikariza n'abantu kuzajya babaza, ariko mbere yo kubaza bakareba ngo ibi bintu nshaka kunguka mu by'ukuri kugira ngo mu mikurire yanjye y'iby'umwuka ndusheho kugira ubumenyi buhagije n'icyo nkwiye gukora kugira ngo mbone ubugingo buhoraho. Nicyo ngicyo ibyo mbivugiye, ntihagire uyigira ati wenda buriya aduciye kuzongera kubaza. Nanjye hari byinshi mba nkeneye kunguka. Rero iyo dukomeje umwuka w'ubuhanuzi icyo tubwira, tubona amagambo yanditse mu nama zigirwa itorero ku ipaje y'120. Aya magambo yanditswe ku ipaji y'120 ni mu gice cya 13 kivuga ngo Bibiliya. Ndimo ndakoresha igitabo gisohotse vuba kimwe kinini. Ikibazo kirabazwa ngo ni impamvu iki hari ikibuze mu itorero? Igisubizo ni iki: nuko tureka ibitekerezo byacu bikavuga ku ijambo ry'Imana bikajya kure yaryo.
iyaba ijambo ry'Imana ryaribwaga nk'ibyo kurya bitunga ubugingo, iyaba ryubahwaga rigahabwa agaciro kandi rikemerwa, ntibyabaye ngombwa ko habaho ibihamya byinshi bihora bivugwa. Ibyanditswe byera bivuzwe mu buryo busanzwe butaruhije byakwakirwa kandi bigashyirwa mu bikorwa. Bavandimwe, buriya tugira igihombo cyane kubwo gukomeza gushaka gufata ibirenze cyangwa se kubwo kutagura imyumvire yacu kugira ngo Bibiliya itwigishe, bigatuma ibihamya byiyongera ari byinshi. Nigeze mvuga nti yabeye Abisirayeli barashoboye kwandika amategeko y'Imana mu mitima yabo, ntiba yaririwe ishyira muri biriya bitabo bitanu bya Mose, cyangwa se ngo yandikwe mu burezi, nako yandikwe ku mabuye. Oya, ntabwo ibyo ngibyo Imana yagombaga kuba yabikora, ariko ibonye ko bananiwe kubyandika mu mitima yabo, iti no kwibagirwa bazabyibagirwa, ihita ibiha Mose. Mose abishyira mu bitanu bye yanditse. Hanyuma Abisirayeli bakomeje kunanirana mu gihe bari bamaze kugira hazaho abahanuzi nabo biyongeraho, ari ukugira ngo bakangurire Isirayeli kongera kugaruka ku mategeko y'Imana no kumvira ibyo yavuze. Icyo cyari igihombo, kuko Imana ntiyifuzaga gukomeza kubaha ibihamya byinshi. Ibyo yari yarabahaye byari bihagije, ariko bananiwe kubigenderamo, igakomeza ikazinduka, kongera abahanuzi, ikagira gute. Muzabisoma muri Yeremiya. Nazindukaga kare kare nk'abashakisha kugira ngo bige ijambo ryanjye, ariko abantu bakanga bakanangira. Ubwo rero isezerano rya kera riba rikozwe gutyo. Iyo mwumva Yesu avuga muri Luka igice cya 16 ngo bafite Mose n'abahanuzi, nta kindi kintu yabaga avuze isezerano rya kera. Aho Imana ibonye ko banze kumvira mu isezerano rya kera, banze kumvira abahanuzi, banze kumvira Mose, iba yandikishije isezerano rishya ngo noneho rize risobanura ibyo. Kuva muri Matayo kugera mu Byahishuwe, abantu aho kumva barakomeza barinangira. Bigeze ubwo muri iki gihe cyacu yongeyeho n'umwuka w'ubuhanuzi. Uwo twarawumviye se? Iyo twumvira mu bitabo bitanu bya Mose, ntabwo Imana yari kongera gutanga ibi bihamya gutya abantu twirirwa duhanganye nabyo. Ubwo rero ibi bari n'igihombo kuri twe. Nuko rero iyo dukomeje tubona amagambo yanditswe ku ipaje y'119, ayo magambo nayo aravuga ngo Imana ishaka yuko twagira ibyangombwa byose byatuma tuba ibihanganye mu bwenge. Iyo abantu barushagaho gusoma Bibiliya, iyaba ukuri kwayo kwasobanukaga biruseho, twabaye abantu bahugukiwe cyane kandi b'abahanga cyane. Umuntu ahabwa imbaraga no kuyisoma. Magambo ari ku ipaje y'117 baravuga ngo nitutayoborwa n'umwuka wera, tuzahora dukora hirya no hino duhindura ukuri ibyanditswe byera, cyangwa tubisobanura uko bitari. Hari uburyo bwinshi bwo gusoma Bibiliya bitagize icyo byunguye, kandi kenshi bigirira umuntu nabi. Iyo ijambo ry'Imana ritabumburanwe kwicisha bugufi no gusenga, iyo ibitekerezo n'iby'abantu bishimira bitari ku Mana cyangwa ngo bifatanye n'ubushake bwayo, ubwenge bujyamo igihu cyo gushidikanya, kandi ibyiringiro bigenda birushaho kuba bike. Umwanzi ayobora ibitekerezo maze agatanga ubusobanuro butari ubw'ukuri. Dusaba Imana rero kuyoborwa n'umwuka wayo, kuko nicyo kiba gikenewe cyane mu gihe dufata umwanya kugira ngo twige ibi bintu. Bye kuba ari nk'ikiboko kigiye gukubita bagenzi bacu, ahubwo turebe ukuri nyako tukugenderemo, kandi Imana yiteguye kubana natwe. Rero ikibazo cya mbere kirabaza kiti, igishushanyo cy'inyamaswa ni iki? Iyo dusomye mu ntambara ikomeye ku ipaje y'318 haranditswe ngo kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zireme igishushanyo cy'inyamaswa, ubutegetsi mu by'idini bugomba kugenga ubwa leta, kugira ngo ubwo butegetsi bwa leta nabwo buzakoreshwe n'itorero mu gusohoza imigambi yaryo. Igihe cyose itorero ryagiye rigira ubushobozi rihawe n'ubutegetsi bw'isi, ryagiye ribukoresha kugira ngo rihane abataravugaga rumwe n'inyigisho zabyo. Amatorero y'abaprotestante yageze ikirenge mu cya Roma, abinyujije mu kwifatanya n'ubutegetsi bw'isi yagaragaweho icyifuzo nk'icyo cyo kubuza abantu umudendezo wo gukurikiza umutimanama. Ni ukuvuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa biravuze ngo ni amatorero ya giprotestanti yageze ikirenge mu cya Roma. Ni ukuvuga ngo yamamaza ibikorwa bya Roma, yageze ikirenge mu cya Roma. Ni ukuvuga ngo imihango Roma ikoresha, ayo matorero yamaze gufata
imico ya Roma ari byo twigeze kwigana mu cyigisho niyeze mvuga ku byerekeranye n'isomo ryo muri Ezekiyeli rivuga ngo umukobwa na nyina ni ubutarutanwa. ubwo ubuprotestanti buba bubaye umukobwa, noneho nyina akaba ari nde? Akaba ari Roma. Bityo umudendezo wari baraharaniye mu kurwanya kiliziya gatolika babo barawirengagije, hanyuma basanga Roma banayisaba imbabazi, noneho Roma bongera kugira ubwiyunge. Icyo nicyo ayo matorero y'ubuprotestanti yakoze yose, hanyuma arema igishushanyo cy'inyamaswa. Ku ipaji ya 319 haranditswe ngo igihe amatorero akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azahuriza hamwe ku ngingo z'amahame amwe ahuriyeho, azatera leta no gushimangira amategeko yayo ndetse no gushyigikira ibigo by'ayo matorero. Icyo gihe nibwo Amerika irangwa n'ubuprotestanti izabiremye igishushanyo cy'inyamaswa, bityo ingaruka izavamo nta kabuza ni ibihano leta izahanisha abatazemera inyigisho zayo. Ubwo rero ahangaha igishushanyo cy'inyamaswa, urwunge rw'amadini, ariko kuko urwunge rw'amadini rudafite imbaraga ku bantu, urwo rwunge rw'amadini kugira ngo ibyabyo bishyirwe mu bikorwa bigomba kwitabaza leta. Ubwo rero uru rwunge rw'amadini nirwo ruvuga, uru rwunge rw'amadini ya giprotestanti yaguye niyo yitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Igishushanyo cy'inyamaswa bivuze ngo bari kwamamaza ibikorwa bya Roma. Umukobwa arimo aramamaza ibikorwa bya nyina. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, igitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ku bandi bafite icyitwa ibibaho mu minsi y'imperuka, ku ipaji y'135 mu cyigisho kivuga ngo, paji 135, cyigisho kivuga ngo amategeko y'icyumweru, ingingo ya 461 haranditswe ngo mu gihe amatorero yifashisha imbaraga y'ubutegetsi bw'isi ngo ahatira abantu inshingano y'idini, y'ubwayo aba yiremyemo igishushanyo cy'inyamaswa. Kandi nanone guhatira abantu kuruhuka ku cyumweru dimanche muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bihwanye no guhatira abantu kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibi rero biragaragara neza ko kuba amatorero yifashishije ubutegetsi bw'isi ngo ahatira abantu inshingano y'idini, ubwayo ngo abayiremye mwiki igishushanyo cy'inyamaswa. Noneho rero ikibazo cya kabiri kirabazwa ngo ese icyo gishushanyo cyararemwe? Reka turebe kuko niba iki gishushanyo cyararemwe. Paje 404 intambara ikomeye, paje 404 ni mu cyigisho cya 35 intego z'ubupapa. Haranditswe ngo mu bikomeje gukorwa mu ikangura ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibigo n'ibindi bikorwa by'itorero byitabaza inkunga ya leta. Ndagira ngo ibi bintu tubizirikane. Iki gitabo urebe igihe cyandikiwe, urebe no kuremwa kw'igishushanyo cy'inyamaswa igihe kwatangiriye. Ese cyararemwe? Nicyo kibazo kirimo kwibazwa. Mu bikomeje gukorwa mu ikangura ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwibuke ko iki gitabo cyanditswe na Ellen White, kandi urugendo rwe rw'ubuzima bwe bwa hano ku isi yarusoje mu cya 915. Ubu hashize imyaka irenga 100 asinziriye. Ariko wumve ko ibi bintu yabyanditse avuga ngo mu bikomeje gukorwa mu ikangura ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibigo n'ibindi bikorwa by'itorero byitabaza inkunga ya leta, kandi abaprotestanti bakomeje kugera ikirenge mu cy'ubupapa. Ubwo igishushanyo cy'inyamaswa cyararemwe cyangwa nticyaremwe? Wishingiye kuri ibi byanditswe. Ibirenze ibyo bugururira amarembo ubupapa kugira ngo bugire ikuzo muri Amerika y'abaprotestanti. Iryo bwari bwaraburiye mu Burayi, bwari bwaraburiye mu Burayi. Ikindi cyahaye ingufu zikomeye iryo kangura ni umugambi w'ibanze wo gushyiraho itegeko ryo kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru, ukaba ari umugenzo ukomoka i Roma kandi wemerwa n'ikimenyetso cy'ubutegetsi
bwa Roma, ni umwuka w'ubupapa ukomoka mu migenzo y'abapagani wo gukomeza imigenzo y'abantu aho gukomeza amategeko y'Imana, winjijwe mu matorero y'abaprotestante maze ukayatera gukora umurimo umwe n'uw'abaramya ku munsi wa mbere w'icyumweru, ari byo ubupapa bwakoze mbere yabo. Ariko muvandimwe, reka mbabwire iki kintu. Buriya abantu uyu munsi baravuga ngo ibintu bizaturuka muri Amerika. Mutuzi bizaturuka muri Amerika koko? Ubwo muracyavuga ngo bizaturuka muri Amerika? Ubu ko imyaka ishize iyi propaganda, iri cengeza amatwara ry'ubuprotestanti muri Amerika, imyaka 100 ikaba ishize, ibyo bintu barimo kugenda babikora. None umuntu ategereje ngo Amerika ngo izagira ibyo itangaza, ngo izagira ute? Ubu igishushanyo cy'inyamaswa cyamaze kuremwa mu bihugu ndetse no muri Afurika. Wowe ukavuga ngo Amerika ngo ntabwo ngo biraremwe, ngo utegereje itangazo rya Amerika. Ndabyibuka nkiri mu mashuri iyo ngiyo za segonderi, bari mu batwigishaga amateka, twageze kuri Revolution Française cyangwa se impinduramatwara yo mu Bufaransa, nako ni intambara ya mbere y'isi yose ndetse n'iya kabiri niba nibuka. Haba hashize igihe kirekire umuntu ibyo ngibyo atakibirimo, atakibyibuka neza. Ariko nibuka ku rugamba Ubudage bwagabye ku Bufaransa, umwarimu budusobanurira, Ubufaransa buragenda bwitsimba ruguru mu majyaruguru y'Ubufaransa ngo niho butegerereje ko Ubudage buraturuka. Hanyuma Ubudage ikintu bwakoze, bumaze kumenya ko Ubufaransa bwagiye mu majyaruguru ariyo bwagiye gutegerereza gushinga ibirindiro, Ubudage burakata buragenda bwiturukira mu majyepfo, naho ingabo z'Ubufaransa ziracyakanuriye mu majyaruguru ngo niho bari buturuke. Bagiye gushiduka bari kwirukanka babashwiragiza bahungira mu Bwongereza, Ubufaransa buba butsinzwe butyo. Ubwo rero abantu bategereje ibintu bimwe na bimwe, ngo buriya ngo Amerika ngo izagira ibyo itangaza, ngo izakora iki, ngo izarema igishushanyo cy'inyamaswa. Mwihangane. Rero ndakomeza hano. Niba umusomyi yifuza gusobanukirwa n'uburyo buzakoresha mu minsi ya vuba, akwiriye gusoma amateka y'ibyakozwe na Roma mu binyejana byashize. Niba ashaka kumenya uko ubupapa n'ubuprotestanti bifatanyije bizagenda banga gukurikiza inyigisho zabo, nareba umwuka Roma yakoresheje yanga isabato n'abayikomeza. Ahangaha reka tube tuharetse gato, turebe ubwo turahahandi ngo ese icyo kimenyetso icyo gishushanyo cyararemwe. Noneho mu gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, ku ipaje yacyo y'148 hari amagambo yanditswe ngo igihugu cyacu nigitanga. Uyu neri n'abayiti wandikaga aya magambo yavugaga igihugu cyabo nyine nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya magambo nabwo nanone yongera kuboneka muri Testimonies for the Church volume 5 page 451, Ibihamya by'itorero muzingo wa 5 ku ipaje ya 451, ni igitabo cy'icyongereza. Igihugu cyacu nigitanga itegeko rishimangira gahunda yashyizweho n'ubupapa arenga ku mategeko y'Imana, ubwacu kizaba kitandukanije rwose no gukiranuka. Igihe ubuprotestanti buzarambura ukuboko bukakurenza umworera kugira ngo bufatane mu kiganza n'ububasha bw'i Roma, igihe buzarenga umworera bugafatana mu kiganza no gusenga imyuka mibi bishorewe n'imbaraga y'inyabutatu, igihugu cyacu kizahakana ihame ryose rikubiye mu itegeko nshinga ryacyo nka leta igendera ku mahame ya giprotestanti kandi iharanira uburenganzira bw'abenegihugu bose. Hazashyirwaho uburyo bworohereza ubupapa gukwirakwiza ibinyoma n'ubuyobe byabwo. Ubwo nibwo tuzamenya ko igihe cyo gukora gukomeye kwa Satani gisohoye kandi ko imperuka y'isi yegereje. Ibintu urabitekereza uti? Reka tugenze makeya. Niba ushaka kumenya ko igishushanyo cy'inyamaswa cyaremwe, cya mbere, igihe ubuprotestanti buzarambura ukuboko bukakurenza umworera kugira ngo bufatane mu kiganza n'ububasha bw'i Roma, ibi ngibi byakozwe ryari? 2017 habaye iki? Celebration muri uwo mwaka wa 2017 ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10
imyaka 500 yari ishize ubwo Luteri yandikaga amakosa ya Roma, amanuza teze 95 cyangwa se ibinyoma bya Roma 95, hanyuma abishyira ku rugi rw'Wittenberg mu Budage. Ibyo ngibyo mu mateka murayazi. Rero hashize imyaka 500 ubu Protestanti, ubwo bigeze muri 2017, ubu Protestanti buhita burambura ukuboko. Ibyo nibyo baserebuye. Itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi nta kuntu ritagize risohora n'ibyigisho. Uwo munsi biriwe baserebura, Abadiventisite b'umunsi wa karindwi bari banditsemo no mu byigisho bya Bibiliya yuko Roma yifatanije n'ubu Protestanti. Ubwo rero kubaza ikibazo ngo igishushanyo cy'inyamaswa cyararemwe kera, ahubwo iriya yari celebration, yari kuronshinga umushinga. Ubwo rero namwe nimurebe nyuma ya 2017, by'umwihariko Abadiventisite b'umunsi wa karindwi bari mu Rwanda, ngaho nimurebe guhera kuri 2017 2018 ibintu byahise bihinduka. Rero ahita avuga ngo ubwo nibo tuzamenya ko igihe cyo gukora gukomeye kwa Satani gisohoye kandi ko imperuka y'isi yegereje. Nibi byabaye muri iyo myaka 2017 irabaye, ariko Imana yari yatambanje gutanga umuburo muri 2016 TMA, 2017 gufunga ubu Protestanti bukihuza. Noneho 2018 gufunga insengero ngo ntabwo zujuje ubuziranenge. Ibyo byose hari icyo byari bihatse. 2019 habaye iki? Guhagarika ababwiriza muri ruraka. Ubwo gufunga insengero, guhagarika ababwiriza, nta mpamvu inagaragara itumye bahagarikwa. 2020 cyangwa mu mpera za 2019 COVID biteyemo. Ni ryari kuva icyo gihe itorero ritari mu kibazo cyangwa se ubukristo butarimo guhungabana bigendeye kuki? Kukuremwa kw'igishushanyo cy'inyamaswa. Adukomeze ahangaha rero, igihugu cyacu kizahakana ihame ryose rikubiye mu itegeko nshinga ryacyo nka leta igendera ku mahame ya Giprotestanti kandi haranira uburenganzira bw'abene igihugu bose. Buriya amategeko arimo kugenda ahindurwa muri Amerika buhoro buhoro. Nuko hazashyirwaho uburyo bworohereza ubupapa gukwirakwiza ibinyoma n'ubuyobe byabwo. Uburyo ubupapa buzoroherezwa. Ubu ngubu nta mwanya mfite kugira ngo dusesengura amagambo yanditswe mu gitabo cyitwa ibyaha nkoraruguma bya Vatikani. Iki gitabo cyanditswe n'umugabo witwa Dr. Alberto Rivera ku bintu yavuze cyane kubigendanye na Roma na ndetse n'uyu munsi uyoboye Amerika. Abayoboye Amerika ni bande? Uzasanga ko inzego zose Amerika ubwaturika nibwo buyiyoboye n'ikimenyimenyi. Noneho uyu munsi umuperezida uyiyoboye ni icyegera cya papa, kandi we mu bye mu mvugo ye avuga ko agomba kuyoborera munsi y'ukuboko kwa papa. Uriya muperezida uriho ni umugaturika, mu gihe ibyo ngibyo bari barabihakanye. Hazashyirwaho uburyo rero bworohereza ubupapa gukwirakwiza ibinyoma n'ubuyobe byabwo. Niyo mpamvu papa ashyigikira ubutinganyi. Ukumva Amerika niyo ibaye ya mbere yo kubwira ibihugu korohereza abatinganyi, yerekeranye no kuruhuka, yerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere. Ibyo byose iyishanye. Reka dukomeze. Ndimo ndavuga byinshi, ariko ubwo usobanukirwa yumvise. Ndimo ndakoresha ibihano. Ese cyararemwe? Igisubizo ntikiraboneka. Uzakomeza gushaka n'ibindi n'abandi bazadufasha. Ubusobanuro bw'ibyahishuwe na Daniyeli ni igitabo cyanditswe n'uwitwa Hans. Ndasoma amagambo yanditswe ku ipaje y'102 mu busobanuro bw'ibyahishuwe. Handitswe ngo paje 102, Yohana yeretswe ko ari Abamerika b'ikasikasi bazaba mendezi yo guhuza ubwo bumwe muri Amerika bameneshejwe n'abagatulika. Koko bashingiye amategeko yabo yiremezo kuri iri jambo ngo ubu Protestanti bakanga ko umugatulika atorerwa kuba perezida wabo. Ngo nibo noneho bazabanza guhereza abagatulika ukuboko ngo bahuze ubumwe.
bazaramburira abagaturika amaboko hejuru y'umworero batandukanya ngo bahuze. Ibyo nibimara gusohora nibwo bazagera ikirenge mu Kiroma bahata no kurenganya bazanga gufatanya nabo. Byarabaye ntibyabaye? Ibi byarabaye. Paje ya 5, ibintu rero byo ngiye paje y'103 muri cya gitabo ubusobanuro ibyahishuwe, ku kagingo ka 5 hari ikintu bavuze tugomba kuzirikana. Ntabwo ari igishushanyo cyarimwe muri Amerika gusa, abaguye paje y'103 hari ibihanditse. Zirikana aya magambo yabonetse mu kinyamateka. Iki ni ikinyamakuru cya Itorero Gatolika cyandikirwa mu Rwanda. Zirikana aya magambo yabonetse mu kinyamateka nimero 40 yo mu mwaka w'964, paje ya 2 ngo uwo mubano w'abagatulika n'abaprotestanti, ubu abakristo basanzweho mu Rwanda barabana neza n'abaprotestanti cyangwa abadiventiste bashyizeho umwete. Umubano w'abagatulika n'abaprotestanti, ubu abakristo basanzweho mu Rwanda barabana neza n'abaprotestanti cyangwa abadiventiste bashyizeho umwete. Abakristo bamwe bumvise neza icyifuzo cya papa na konsili cyangwa se inama gutunganya neza umubano w'abagatulika n'abakristo bemera Yesu Kristo batandukanijwe n'impaka. Ibyo bizatuma abakristo batandukanye bongera kwiyunga bagashyira hamwe. Umubano mwiza uhuza abatandukanye kurusha impaka. Umubano mwiza uhuza abatandukanye kurusha impaka, kwemeza abandi ko tubarusha idini cyangwa amaboko mu gihugu. Arakomeza ngo songera haya magambo yanditswe mu kinyamateka nimero 1965 cya kinyamakuru gisohokera mu idini Gatolika, paje ya 1, asobanura imigambi ya Papa Paulo yari afite ubwo yasuraga mu Buhinde. Ngo papa ajya mu Buhinde yatwumvishije ko kiliziya ishaka icyayihuza n'abantu bose muri iki gihe. Mu isi yose abaprotestanti nabo barashishikarira gufatana urunana n'abagatulika. Abantu bo muri Etats-Unis batangiye kubogamira ubupapa cyane. Papa nawe arabikunze. Aheruka kujya muri Amerika asura Perezida Johnson. Umukobwa wa Perezida Kennedy wazunguwe na Johnson yari umugatulika. Abanyamerika batangiye kurema cya gishushanyo. Nibamara guhuza imigambi n'inyigisho rwose n'abagatulika, nibwo Abamerika bazasohoza ibyahishuwe 13 umurongo wa 15 kugeza 18. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kishishe abatakiramya bose. Iyi ngingo, iki kibazo nkivuyeho. Ikibazo cya 3, cyaremwe ryari, kuremwa no guhumeka bitandukanira. Kuri iriya somo yo mu byahishuwe igice cya 13, byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 15 haranditswe ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi kicishe abatakiramya bose. Hari ikintu tugomba kuzirikana muri iki kibazo. Iyo bivuze kurema igishushanyo cy'inyamaswa, amadini yo avuga ngo cyaremwe ryari, kuremwa no guhumeka bitandukanira. Tubonye ko igihe cyaremwiwe cyamaze kuremwa bigenda bikorwa gahoro gahoro, ariko nyirizina babitangaje muri 2017, ariko mu bihugu cyari cyaramaze gukwiramo. Urugero nko mu Rwanda, uko kuremwa kw'igishushanyo cy'inyamaswa biherutse gusohoka mu kinyamakuru cyitwa Igihe, nigeze mbivugaho. Ubwo iki gishushanyo cy'inyamaswa cyangwa se urwunge rw'amadini rwatangijwe na Kiliziya Gatolika, ariko ibinyujije mu kintu bita RIC. Byabanje bitangira bavuga ngo ni Rwanda Interreligious Council cyangwa se urwunge rw'amadini guhurira mu kwizera, ariko bagira ngo Rwanda Interfaith. Ariko muri icyo gihe nabwo nanone bari bagendereye no gufasha mu by'ubuzima. Nibwo rero hatangijwe uwo mushinga na Kiliziya Gatolika muri gahunda yo kurwanya sida. Noneho icyo kintu cyitwa kurwanya sida, ibi bintu murazi ko Satani we ubwe akora nk'ushaka kurinda amagara y'abantu cyangwa se gukora ibikorwa bibagirira neza. Abanyujije muri Kiliziya Gatolika rero yakoze icyo kintu. Noneho sida nk'uko yatejwe n'ubundi n'ingabo za papa, ibyo ni ibintu bizwi. Hanyuma rero n'ubundi nibo bagomba no gushaka umuti cyangwa se bakashaka zira nkingo zabo zirirwa zimara abantu. Noneho ikintu cyabaye,
muri kiriya gihe ubugaturika bumaze kuzana uwo mushinga wo kurwanya sida no mu gutera inkunga mu bigo bitandukanye mu rwego rwo kurwanya sida, babitangiye. Nyuma yaho haza kwiyongeraho abayisilamu bamaze kujyaho hazaho presbyterienne, hazaho protestante. Ubu ngubu rero bigeze kuri. Niyo mpamvu mubona ngo reke ngo urwego rw'impuzamadini kuba uyu munsi rugeze no ku mirenge no mu kagari naye nuko nguko. Uko rero ni ukuremwa. Noneho rero guhumeka ubwo yitangiye kugaragaza ibikorwa cyangwa se mu kuvuga, kugira ibyo bakora, nicyo byitwa guhumeka. Noneho kuremwa, biremwa nyine nuko kwihuza, ariko nta mbaraga biragira. Iyo bivuga rero ngo guhumeka, ngo kivuge kandi kishisha abatakiramya bose, ruvuga ngo ni amategeko y'agahato agomba gutangira gushyirwaho mu gihe utemeranya n'idini, bagushyira kuri gahunda, wakwanga ubwo igikurikiraho ni ugupfa. Guhumeka ngo kivuge kandi kishishe abatakiramya bose. Iyi ngingo rero hari icyo tuvugaho mu kwitegura akaga gaheruka ku ipaji ku ipaji ya 97, paji ya 97, kwitegura akaga gaheruka, iparagrafu ya 4. Uhereye igihe amatorero akomeye y'abaprotestanti yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifataniriza hamwe mu rwego rw'amahame bahuza kandi agashyira agahato kuri leta kugira ngo ihatire abantu gukurikiza ku ngufu amateka yabo hamwe no gushyigikira amategeko yabo, Amerika y'abaprotestanti zaba yiremyemo igishushanyo cy'urutonde rw'abiroma, kandi ingaruka zidasubirwaho z'ibyo zizaba izo guhanisha ibihano bya leta abanga kumvira. Burinde zahana leta niyo igomba guhana. Murimo wa gikristo, ndasoma ibihamya, ntabwo nifuza gukoresha amagambo yanjye kuko ibi bihamya nicyo bibereyeho kandi bikwiriye kudukangura tukamenya nuko dukwiriye kwitwara. Paji 149 cya gitabo cyitwa umurimo wa gikristo. Igihe abashinzwe kuzana impinduka mu gihugu bazatangira guhatira abantu kumvira amabwiriza abangamira uburenganzira mu by'iyobokamana, mwumve, igihe abashinzwe kuzana impinduka mu gihugu bazatangira guhatira abantu kumvira amabwiriza abangamira uburenganzira mu by'iyobokamana, abantu bacu bari mu nzego z'ubuyobozi bagomba kuba barabaye maso ku bijyanye n'iki kibazo. None ibi bintu birimo birakorwa cyangwa bizakorwa cyangwa ntibizakorwa? Ubwo no kuvuga ngo rero amabwiriza abangamira ibyerekeranye n'umutima ntabwo rero ntabwo birimo kugaragara muri iki gihe cya none. Mu gihe ibyorezo byaje ngo abantu ntibari bujye gusenga, ngo bagomba kujya kuri gahunda, ubu ngubu amatsinda ntibabishaka. Ubu ngubu leta irimo gushyiraho gahunda y'uko ngo abantu bagomba kuzajya bigisha, nabigishijwe gusa mu ishuri, ibyo sinzi iyo babikuye, niba biboneka mu ijambo ry'Imana ko ari ko ijambo ry'Imana rivuga niba ari byo. Ubwo rero ikirimo kirahumeka. Urajya gusenga babanje kugupima ibyerekeranye n'uko wamaze kwikingiza, irimo kirahumeka. Wowe rero ukibwira ngo ni leta irimo kubikora, kandi igishushanyo cy'inyamaswa nicyo kigomba gukora ibyo ngibyo. Igihe rero abashinzwe kuzana impinduka mu gihugu bazatangira guhatira abantu kumvira amabwiriza abangamira uburenganzira mu by'iyobokamana, abantu bacu bari mu nzego z'ubuyobozi bagomba kuba barabaye maso ku bijyanye n'iki kibazo, kandi bakaba barakoranye umwete kugira ngo bahangane n'izi mbaraga. Ntabwo ari ubushake bw'Imana ko umucyo utwikira ntugere ku bantu bacu, ariko kuri kw'iki gihe bari bakeneye mu bihe nk'ibi. Ntabwo abagabura bacu bari kwigisha ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bose basobanukiwe neza n'ibikubiye muri ubu butumwa. Abashinzwe kuzana impinduka mu rwego rw'igihugu bakomeje kurebwa n'abantu bamwe nk'aho ari abantu badafite icyo bavuze, ku buryo batigeze batekereza yuko ari ngombwa kwita ku byo bakora, ndetse bakaniyumvisha yuko baramutse babikoze byaba ari uguha abantu umwanya wo kubaza ibibazo bikomeye birimo ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Mani babarire bene data kubwo gusobanura ubutumwa bugenewe iki gihe batyo. Sobanura nabi, ukajya kumva ukumva umuntu arihandagaje kuri radiyo nk'ijwi ry'ibyiringiro ngo yari n'abahiti nawe yari ikingije, agahatira abantu bose kujya kwikingiza. Zasome neza, zasome neza. Mani babarire bene data kubwo gusobanura ubutumwa bugenewe iki gihe batyo. Aya ni amagambo yari n'abahiti yanditse mu bihamya by'itorero volume ya 5, Testimonies for the Churches, volume 5 page 715.
twategereje imyaka myinshi igihe itegeko ryo kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru rizashyirwa mu bikorwa mu gihugu cyacu. None ubu ngubu ubwo byatugezeho turibaza tuti mbese abantu bacu bazasoza inshingano zabo ku birebana n'iki kibazo? Mbese ntidukwiriye kwifatanya tukazamura hejuru urugero rukwiriye no guhamagarira abarebwa n'uburenganzira n'amahirwe azana n'iyobokamana ryabo guhagarara ku ruhembe rw'imbere? Ibi nari na White yabivugaga mu cya 888 n'igihe icyumweru cyari kigiye gutangazwa muri iriya myaka. None ubu ngubu bigeze he muvandi? Mu gihe abaprotestanti babarizwa mu isi yose bari kwifatanya na Roma, nimureke dukangurire gusobanukirwa nuko ibintu bimeze kandi twitegereze uko urugamba ruri imbere yacu ruteye n'ibijyanye nabyo byose. Nimureke abarinzi barangura amajwi yabo maze batanga ubutumwa ari bwo kuri kujyanye n'iki gihe cyacu. N'abantu bararyamye wagira ngo ariko igihe cy'umwijima koko. Hano bararyamye wagira ngo Yesu yaravuze ngo ngaho ni musinzire, kandi ari cyo gihe cyo gukanguka. Kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ariko ibitotsi bimeze nk'urupfu niko mu murimo wa gikristo banditse. Bahanuzi n'abami page 98 handitswe ngo mu cyigisho cya 14 kivuga ngo mu mwuka n'imbaraga bya Eliya ntibigitinze ngo ikigeragezo kigere ku muntu wese. Ubwo ndimo ndasubiza cya kibazo cya gatatu ngo cyaremwe ryari kuremwa no guhumeka bitandukanira. Ntibigitinze ngo ikigeragezo kigere ku muntu wese, tuzahatirwa kubahiriza isabato y'ikinyoma. Intambara izaba iri hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Abantu bagiye biyekurira ni ruto iby'isi isaba kandi bagakurikiza imigenzo y'isi, aho kwemera gusuzugurwa no gutukwa. Icyo gihe bazayoboka imbaraga ibakangisha gufungwa ndetse no kwicwa. Icyo gihe izahabu izatandukanywa n'inkamba. Ukubaha Imana kukuri kuzatandukanywa rwose no kwishushanya cyangwa ishusho yayo igaragara inyuma gusa. Icyo gihe inyenyeri nyinshi twatangiye twishimira kurabagirana kwazo zizasohoka zijye mu mwijima. Abantu bagiye bahabwa inshingano bakarimbishwa imirimbo y'ubuturo bwera nyamara batambaye gukiranuka kwa Kristo. Icyo gihe bazagaragara bakozwe n'isoni n'iz'ubwambure bwabo. Mbega ngo bagiye birekurira ni ruto hehe mu by'isi isaba. Ngaho iby'imihindagurikire y'ikirere bati twatanzwe. Ngaho n'abadivenisi b'umunsi wa 7 ngo barimo kwigisha ibyo kurengera ibidukikije. Iby'imihindagurikire y'ikirere ibyo nta kibazo bitwaye, mukomere cyane. Ibyorezo biraje bati bira ntacyo bitwaye. Inzara zigatera bati bira n'ubundi byahozeho. Imihindagurikire y'ikirere, ibyorezo, ibintu bikaba ibyo byose birimo kugira ikintu bikora kizatuma habaho gutegeka abantu kuruhuka umunsi umwe. Ariko abantu bakumva nta kibazo biteye. Ngaho tujye kurwanya ibiyobyabwenge bati twasigaye. Abaki Adverisi w'umunsi wa 7 bati twatanzwe. Ngaho ibyerekeranye n'ikoranabuhanga nubwo atari ribi ariko ririmo imitego myinshi, bati buriya ibyo nta kibazo biteye nyine n'ikoranabuhanga. n'Imana yakoresheje telekomande, ngo yakoresheje bluetooth ngivugana na Daniel cyangwa Aburahamu. Ubwo rero reka twigarukire cyaremwe ryari kuremwa no guhumeka bitandukanira. Abantu bagiye biyegurira ni ruto mu by'isi saba kandi bagakurikiza imigenzo y'isi. Buriya reka mbabwire mu murimo wa gikristo ku ipaje ya 150 hari amagambo ateye ubwoba. Aravuga ngo aya magambo uyumve neza. Aravuga ngo icyo kwanga kumvira amategeko ajyanye n'umunsi wa mbere bizakora gusa n'ukongera ubukana bw'akarengane kazakorwa n'abafite ishyaka mu by'idini bashaka ko ayo mategeko yubahirizwa. Amategeko
ajyanye n'umunsi wa mbere w'icyumweru, ni itegeko rimwe cyangwa ni menshi? Ubwo hari ibyerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere, hari amategeko abireba. Harimo ibyerekeranye n'ibyorezo, harimo ibyo kubungabunga kugira ngo abantu barwanye inzara, hari ibyerekeranye n'intambara n'ibibazo biriho ku isi, hari iby'ikoranabuhanga, iby'ifaranga, hari iby'indangamuntu, hari za microchip. Ibyo ngibyo bigomba kubumbirwa hamwe nk'igisubizo cyiza iyi si ifite ibibazo, hagashyirwaho amategeko. Umuntu wese uzanga ibyo bintu agomba guhanwa, kandi igishushanyo cy'inyamaswa ngo kivuge, gihumeke, kandi cyicishe abatakiramya bose. Ayo rero ni amategeko Roma igenda ishyiraho. Abandi nabo rero babona mama ngo za Car Free Day, bati twasigaye ni siporo rusange. Mukomere cyane, ndabivuga hari mukagira ngo Satani ntabwo azaza ngo akubwire ngo ndi Satani ndaje ndaguteye. Uzajya ubibona gusa byagusohoyeho, ahubwo hahirwa bari maso. Hahirwa bari maso. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo y'621 ni nayo yongera kugaruka kuri kiriya kintu abantu bagiye birekurira ni ruto mu by'isi isaba, kaga bazahura nako. Reka twikomereze, tugeze ku kibazo cya 4. Hasigaye ibibazo 3. Kuramya bikorwa bite? Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 400. Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, ingingo ya 621. Ni ingingo ya 470. Ingingo ya 475 haranditswe ngo igihe amatorero ya giprotestanti aziyunga n'ubutegetsi bw'isi ngo bashyigikira idini y'ibinyoma. Ubwo twageze ku kibazo cya 4, kuramya bikorwa bite? Igihe amatorero ya giprotestanti aziyunga n'ubutegetsi bw'isi ngo bashyigikira idini y'ibinyoma mu gihe basekuruza babo barenganijwe cyane bazira kuyirwanya, ubwo nibwo isabato y'ubupapa izashyirwaho ku gahato n'ubutegetsi bw'igitugu buhuriweho n'idini na leta. Nibwo hazabaho ubuhakanyi rusange bw'igihugu, bukazahita bukurikirwa no kurimbuka kwacyo. Noneho ku ngingo ya 476 akavuga ngo igihe leta izakoresha ububasha bwayo ngo ihatire abantu amategeko teka kandi igashyigikira ubuyobozi bw'idini, nibwo Amerika ya giprotestanti izabiremye igishushanyo cy'ubupapa, ari nabyo bizakurura ubuhakanyi no kurimbuka kw'igihugu cyose. Kuramya bikorwa biti? Ubwo ni ukwemera amategeko yose y'igishushanyo cy'inyamaswa. Ibi bintu bigeze he? Igeze he? Noneho rero mu busobanuro bw'ibyashyuwe na Daniel mu gitabo cyasobanuwe na Uriah Smith ku ipaji ya 457, turimo turareba kuramya bikorwa biti. Yabakoremye igishushanyo cy'inyamaswa, ubwo ubundi bihita bihuzwa n'ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko igishushanyo cy'inyamaswa kigomba gukora mu mwanya wo kugira ngo gitegurire ikimenyetso cy'inyamaswa, ari byo tangazwa ry'icyumweru. Noneho rero reka dusome. Ikiyoka kirakangaranwa, bityo kikayobora ubutegetsi bubi bwo ku isi, ku buryo ubutware bwose bw'ububasha bw'abantu buzakoreshwa kugira ngo buhatire abantu gukora ibyo umunyabugome ashaka. Ubwo nibwo ikibazo kizaba gishyizwe imbere y'abantu mu buryo bugaragara. Abantu bazasabwa n'itegeko ry'Imana kubahiriza isabato, basabwa n'itegeko ry'itorero Gatolika, bagasabwa n'itorero ryiyitirira ubuprotestanti, hamwe n'itegeko ry'igihugu gukomeza isabato mpimbano. Ubutumwa bumenyesha uwanga kubahiriza isabato y'ukuri ko azagerwaho n'umujinya w'Imana udafunguye, naha uwanga isabato y'ikinyoma ubutegetsi bwo ku isi bumukangisha kumurenganya no kumwica. Iki kibazo kiri imbere y'abantu. Mbese umuntu uhitamo kumvira icyo asabwa n'abantu abakoze iki? Biba bisa mwumva ahantu ngo ikibazo kiri imbere y'abantu. Mbese umuntu uhitamo kumvira icyo asabwa n'abantu abakoze iki? Ubwo umuntu uhitamo kumvira ibyo amategeko y'icyumweru asaba cyangwa se iby'igishushanyo cy'inyamaswa kirimo gusaba biriya bintu byose tumaze kuvuga, biba bisa naho abwiye Imana ati nzi ibyo ushaka ko nkora, ariko sinzabyumvira. Nzi ko ububasha nsabwa kuramya atari ububasha bwa gikristo, nyamara ngumviye kugira ngo ndengere amagara yanjye.
niyemeje kukuyoboka, ahubwo nkubarara imbere y'umuriganya, uhereye ubunyamaswa niyo nzajya ndamya, njye ubwanjye ngiye munsi y'ibendera ry'inyamaswa mu cyimbo cyo kuyoboka ubutware bwawe Mana. Uhereye none nsuzuguye ibyo usaba, kumvira ko umutima wanjye n'ubugingo bwanjye byeguriwe inyamaswa. Ni ukuvuga ngo kumvira amahame ya Roma cyangwa se amahame kiriya kimenyetso cy'inyamaswa kirimo guhatira abantu bihwanye no kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Kuramya bikorwa bite? Ubwo rero gusohoka muri Babuloni, ubwo ni ukuvuga ngo ubundi hari ikimenyetso cyangwa se igishushanyo cy'inyamaswa, hari n'ikimenyetso cy'inyamaswa, noneho ibyo ngibyo birema Babuloni. None ikibazo ni iki? Ako nako kazemo ku ruhande, burahari n'igihe nako gashobora kuba kabazwa. Gusohoka muri Babuloni cyangwa se kutaramya igishushanyo cy'inyamaswa, umuntu yabikora ate? Gusohoka muri Babuloni, reka dusome aya magambo aboneka muri iki gitabo ubusobanuro bw'ibyahishuwe cyanditswe na Ale Hansi ku ipaje yacyo 129. Turebe icyo gusohoka muri Babuloni bivuze. Hari ibintu nshaka kugira ngo tuvuge aha ngaha. Babuloni ni iki? Ni inyigisho, imihango, ibitekerezo, amakosa n'akamenyero byinjiye mu matorero ya Gikristo. Ubwo icyo nicyo bivuze Babuloni. Ni inyigisho, imihango, ibitekerezo, amakosa n'akamenyero byinjiye mu matorero ya Gikristo kandi bidafite aho bihura n'ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero, iyi kibazo si gusohoka mu itorero Gatolika, ahubwo ni gusohoka muri ibi byose tumaze kuvuga. Mwumve neza. Gusohoka muri Babuloni ni ukureka gufata itorero nk'irembo ry'Imana. Ibuka iby'umunara w'i Babeli, maze ugasimbuza Imana gahunda y'itorero n'imishyikirano ya politiki. Gusohoka muri Babuloni ni ukugira ubutwari bwo kugaragaza ibitekerezo n'imihango byayo bipfuye, maze ukemera kwakira ukuri kuvuye mu ijuru, nubwo kwaba kugusaba guca bugufi, ukemera kwakira ingaruka zo kwanga kugendera mu binyoma bya kavukire. Gusohoka muri Babuloni ni ugukurikira gahunda yose yo kwihana ugakiza ubugingo bwawe urupfu, maze ukiyandikisha mu gihugu cy'isezerano. Ibi byitwa gusohoka muri Babuloni, ngibi byitwa kutaramya igishushanyo cy'inyamaswa. Rero uyu muvandimwe ku kibazo cya gatanu aribaza ati ubuhungiro ni ubuhe? Mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo wa 8, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo azaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubwo yivuze ubuhungiro bwacu ni ukwandikisha amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo rero bidasobanutse, saba Mwuka Wera kugira ngo bidusobanurire, kuko ubwo burangiye aho ubuhungiro buri. Icya kabiri, ibyahishuwe igice cya 3 uhereye ku murongo wa 14 kugeza 20, hari ikivuga ku itorero rya Laodikiya tuba tugomba kuzirikana. Ivuga ku itorero rya Laodikiya hari umuti utangwa, umuti wo gusiga ku maso. Hari umwambaro wa Kristo, gukiranuka kwe, na ndetse hari n'izahabu yatunganijwe mu ruganda. Uwo ni umuti dusabwa Yesu arimo kuduha kugira ngo tubone ubuhungiro muri we. Hanyuma rero ikibazo giheruka, kuba mu itorero ry'Abadiventiste ni ukuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Gusohoka mu itorero ry'Abadiventiste bivuze iki? Byaba bivuze iki? Reka rero tuzirikane iki kintu. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 2, hari amagambo avuga ngo bamwe bazava mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Ubwo bishatse kuvuga iki? Kuva mu byizerwa nicyo cyitwa gusohoka mu itorero. Niba rero waravuye mu byizerwa, ubwo ibyo bivuze ngo wasohotse mu idini cyangwa se mu itorero y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Icyo nicyo cyitwa kuva mu byizerwa. Rero ndagira ngo twite kuri ibi bintu, kuko iki ni ikibazo gisoza kandi ni ikibazo kimeze nkaho ari injyana muntu, ariko nabwo ibihamya birahari. Dusoma amagambo ari mu butumwa bwatoranijwe ku ipaje ya 309. Ni ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 ya paje 309 kugeza 310. Haranditswe ngo turi Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, mbese duterwa isoni n'izina ryacu? Igisubizo cyacu ni oya, oya, ntabwo duterwa isoni naryo. Ni izina Uhoraho yaduhaye, byerekana ukuri kugomba kuba igipimo cy'amatorero. Reka rero tuzirikane ibi bintu bavandimwe.
ubu abantu baravuga ngo kuba barasohotse mu itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa kane, ubundi umuntu asohoka mu itorero ate? Ni igihe atakigendera ku mahame y'ijambo ry'Imana. Ubutumwa bw'abamarayika batatu nibyo birango by'itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Niba utumva ubutumwa bw'abamarayika batatu, ibyo birahagije kuba utakitwa umudivantiste ukundi. Ubundi abo bantu niba bavuga ko kuguma mu itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi ari ukuramya igishushanyo cy'inyamaswa, ubwo bivuze ngo bo ntabwo bakiri abadiventiste b'umunsi wa karindwi niba baravuyemo, kuko bakavuga ngo ni ukuramya iki gishushanyo cy'inyamaswa, bakavuga ngo twarisohotsemo, ngo itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi kuri abo ni ukuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Ubwo bishatse kuvuga ngo kera bamaze kurisohokamo, ntabwo bakiriho. Icyo nibyo biba bivuze. Noneho rero itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi kurisohokamo, hari icyo Imana yarishizemo. Icyo kintu nubwo abantu bazarwanya gute, ntabwo bazakivanamo, ahubwo umuntu ubwe niwe uzajya abyiviramo, kuko itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi rifite, reka twumve ibyaryo. Ibendera rya marayika wa gatatu ryanditsweho ngo amategeko y'Imana no kwizera Yesu. Ibigo byacu byafashe izina rigaragaza imiterere y'ukwizera kwacu, kandi ntabwo tugomba guterwa isoni n'iri zina na gato. Neretswe ko iri zina risobanuye byinshi, kandi mu kuryemeza twayobowe n'umucyo twahawe uvuye mu ijuru. Isabato ni urwibutso Imana yashyizeho rwerekana umurimo wayo w'irema, kandi ni ikimenyetso kigomba gushyirwa imbere y'abatuye isi. Ntabwo hagomba kubaho kwifatanya n'abaramya isabato y'ikigirwamana. Ntabwo tugomba gupfusha igihe cyacu ubusa tujya impaka n'abantu bazi ukuri kandi barasiwe n'umucyo wako, igihe bimukura amatwi bagahindukira imigani y'ibihimbano. Nabwiwe ko abantu bazakoresha ubushobozi bwose kugira ngo batume itandukaniro riri hagati y'ukwizera kw'abadiventiste umunsi wa karindwi n'abubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru ritagaragara neza. Isi yose izajya muri uru rugamba, kandi igihe ni kigufi. Ntabwo iki ari igihe cyo kurambika hasi ibituranga. Neretswe itsinda ryari rifite izina ry'abadiventiste umunsi wa karindwi batangaga inama ku ibendera cyangwa ikimenyetso gituma tuba abantu bihariye kidakwiriye gushyirwa ahagaragara, kuko bavugaga ko atari gahunda nziza yatuma ibigo byacu bigera ku ntego. Iri bendera ridutandukanya n'abandi rigomba kujyanwa mu isi yose kugeza ku iherezo ry'igihe cy'imbabazi. Mu kuvuga ibiranga ubwoko bw'Imana bwasigaye, Yohana yaravuze ati, ni ngombwa rero ko intore z'Imana zigumya kwihangana zigakurikiza amategeko yazo, zigakomeza kwizera kwa Yesu. Aya ni amategeko n'ubutumwa bwiza. Rero gusohoka muri ibi ngibi, aba bantu mubona bagiye bavuga yuko ibendera rikwiriye kumanuka hasi kugira ngo bumvikane n'isi, aba nibo bavuye mu itorero. Aba nibo bavuye mu itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Icyo kintu kigomba kuzirikana, kuko iri zina ntabwo dutewe isoni no kwitwa abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ahubwo umuntu wese utandukira akajya gukora imihango, agafatanya imihango y'idini rikagenda rikabijyamo, abayobozi b'idini ry'abadiventiste bakabijyamo, bo ubwabo icyo baba barimo gukora ni ukuva mu byizerwa. Abo ngabo barimo kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ariko idini nyirizina, idini rigirwa n'ibirigize n'ibihamya biririmo. Ibyo bihamya rero nibyo bituma ridahinduka igishushanyo cy'inyamaswa, ariko abaririmo bo bashobora kujya kuramya igishushanyo cy'inyamaswa, ariko ibihamya biba bigihari bikibarega. Kugira ngo twumvikane kuri ibi bintu, buriya hari impaka ziriho muri iki gihe cya none, reka tubizirikane kuko ibihamya birahari. Buriya abantu, reka twigire ku mateka. Wowe uvuga ngo uri mu idini, buri munsi ukaza gusenga ku isabato, ugacira abantu hiteka ngo bagiye mu matsinda. Tagira ngo uzirikane ibi ngibi. Ubu tugiye mu mateka ya Bibiliya noneho. Dufata urugero. Mu gitabo cya mbere cya Samweli tubona ibyo umugabo witwa Samweli na Eli. Ariko reka mbabwire iki kintu gikomeye. Aba bantu uhereye kuri Samweli mu gihe cya Eli umutambyi, iri zina Babuloni ryari ryaramaze kubaho. Ibi bintu mubyumve neza. Iri zina Babuloni ryari ryaramaze kubaho bikozwe na Nimurodi, ariwe watangije igihe bamaraga kuba kuri munara w'Ibabeli. Babuloni yari itangiye.
noneho rero igihe kirageze uyu mutambyi Eli yifata nabi. Imana ivuga ko igiye kwihagurukiriza umuntu umeze nk'umutima wayo ushaka. Ibihagurukije uwitwa Samweli. Mubyumve neza. Kandi nimvuga ibi, mufate itorero ry'abadivenisi b'umunsi wa karindwi muhite muri gereranya na Isirayeli. Samweli araza, Eli yamaze gucibwaho iteka. Samweli Imana itangira kumuterena akiri mutoya, na ndetse inama zimwe Samweli akajya kuzibaza Eli. Ariko Eli n'abahungu be bamaze gucirwaho iteka. Ibi bintu byumve neza. Muri icyo gihe nta hantu uzumva Samweli yigera abwira Eli, amubwira ko ishyanga ry'abayuda ryabaye Babuloni, cyangwa se ngo Samweli agende yivange mu bya Eli n'Imana. Ikintu gikomeye, Eli ntiyaretse kuba umwisirayeli, abahungu be ntibaretse gukomeza kuba abisirayeli, bose biswa abisirayeli, kandi n'izina ry'ubutambyi batarapfa bararigumana, ariko baramaze gushyirwaho iteka. Samweli nk'umuntu Imana yihagurukije ari aho ngaho, nawe ari muri rya torero cyangwa se muri rya dini navuga ngo ry'abayisirayeli, kuko bari bakiyoborwa n'Imana, nta mwami bagiraga. Ariko Samweli uyu yari aho ngaho ataragiye kurema irindi dini, ngo avuge ngo ubwo Eli n'abantuza ngo bitwaye nabi, ngo none ubwo ngubwo birarangiye, ngo agende yamamaza ngo nsohotse muri Isirayeli kuko Eli n'abahungu be babaye ibigoryi, none Imana yabaciriyeho iteka. Ntabwo ibyo Samweli yigeze abyigisha, cyangwa ngo yita Isirayeli ngo ni Babuloni. Ariko ntabwo byari bivuze ko Eli n'abahungu be bagikorana n'Imana, bari baraciwe kera, hasigaye Samweli. Ahubwo Samweli kubera ngo yari akiri muto akajya ajya kugisha inama Eli, yibwira ngo Eli aracyari muzima. Na n'uyu munsi bitekerezeho. Sawuli uyu nguyu yamaze igihe gitoya ku ngoma, ibyo ngibyo ibye birarangira. Dawidi yaramaze kwimikwa, ari Imana ikorana nawe. Mu gihe cyo kujyanwa mu bunyage i Babuloni, abayuda baragiye bajyanwa mu bunyage. Yemwe Yehoyakimu nk'umwami aragenda afata Bibiliya n'ibihamya arabitwika. Amaze kubitwika, nta hantu uzigera wumva ngo Yehoyakimu cyangwa se idini y'abayuda ryiswe Babuloni, cyangwa se ngo ryaramije igishushanyo cy'inyamaswa. Icyo gishushanyo cy'inyamaswa cyo nticyari cyakabayeho, ntabwo ryigeze ryitwa Babuloni. Ariko mu by'ukuri ntabwo Imana yari igikorana n'abami ba Isirayeli nka ba Yehoyakimu bari bamaze gutwika uwo muzingo. Ariko hari itsinda Imana yakoranaga naryo mu idini y'abayuda. Iki kintu ugitekereza ute? Reka turebe ikindi gihamya. Yohana Umubatiza yaraje asanga structure administrative y'Ubuyuda, sanga hariho abatambyi, hariho abanditsi, hariho abafarisayo. Yohana aragenda atangirira kubwiriza ubutumwa mu butayu. Ntabwo yigeze yihakana idini y'abayuda, ntabwo yigeze ayisohokamo ngo avuge ngo idini y'abayuda yabaye Babuloni, kandi ibintu byari byarageze kuri. Abayuda bagakomeza bagatambira hariya, Yohana nawe akigishiriza aho ngaho mu butayu ateguriza abantu inzira ya Yesu, naho abayuda bagakomeza mu gutamba ibitambo, bibereye mu gutamba ibitambo by'urudaca n'amategeko bagenda bayongera. Yohana ntabwo yigeze agenda avuga ngo idini y'abayuda yabaye Babuloni, ahubwo yakomeje aba nko mu idini y'abayuda. Ariko iryo dini ry'abayuda ntabwo yigeze na gato atangaza ngo iri dini ryabaye Babuloni, kandi iryo zina Babuloni n'ubundi ryari rihari. Noneho rero iyo ukomeje usanga mu gihe Yesu nabwo amaze gutoranya intumwa yanyuze ku bayuda. Bariya bayuda abayobozi babo bakomeza gutamba ibitambo bagakora ibiki. Yesu araza, ntabwo yigeze abwira abafarisayo, ntabwo yigeze abwira abanditsi ngo muri Babuloni, ariko hari ijambo yababwiye ngo mwanzokamwe. Ntabwo yigeze ababwira ngo ni Babuloni. Kandi nta nubwo Yesu yigeze yihakana abayuda ngo avuge ko atari we yabavukiyemo. Uwitwa Pawulo ntiyigeze abihakana ngo avuge ko atari we, ahubwo yaragiye, ndetse yewe ntako batagize ngo bagarura abayuda ku Mana, ariko biranga birananirana. N'impaka bagerwaga bakageza nubwo bita Yesu ngo ni dayimoni. Na ndetse
Yesu ntabwo yigeze avuga ngo mwantuze mwe muri Babuloni, oya. None ikibazo ni iki uyu munsi wa none? Niba Yohana Umubatiza ahagaze mu mwanya wa Eli wa gatatu, ubwo uyu munsi wa none hari abadiverise b'umunsi wa karindwi bitwa ko bagomba kuba Eliya wa gatatu. Ubwo rero cyangwa se aba badiverise b'umunsi wa karindwi bagereranywa n'Ubuyuda. Ubwo rero muri ubwo Buyuda, abadiverise b'umunsi wa karindwi hagomba kuba harimo ibi bintu maze kubabwira byabaye. Hagomba kuba harimo Yohana Umubatiza nka Eliya wa gatatu, ugomba kuba ririmo. Ariko uwo ngo ntabwo yihakana ko ari umudiventiste w'umunsi wa karindwi. Niwe, icyo kintu mucyumve neza, uyu ni Yohana Umubatiza ugomba kuba uri mu itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ariko ibyerekeranye n'imihango, ibyerekeranye n'ibiki, ibyo ngibyo arabireka ba nyirabyo bakabikomeza, akitwa uwo nguwo we ntava mu mahame, cyangwa se ngo yihakane ko ari umudiventiste w'umunsi wa karindwi, cyangwa se ngo yihakane ko ari umuyuda, arakomeza akibera aho ngaho. Kandi Imana yamutoranije itoranya n'intumwa ngo zigende zikora itsinda riri aho ngaho zitwe abadiventiste b'umunsi wa karindwi nk'uko Yohana yari ahagaze, ariko batagomba kujya kwita abayuda ngo ni Babuloni, ahubwo bitwa ko abo bitwa ko ari abadiventiste b'umunsi wa karindwi bari mu bihamya bagomba gusoza umurimo, kandi n'abanyamihango bari hariya. Ubwo rero ikintu cyerekeranye no kwita ngo itorero ni Babuloni, nta hantu nigeze ngisoma, nta n'ahantu nigeze mbona hahamagarira abantu gusohoka mu idini ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavuga ngo barimo kuramya inyamaswa, cyangwa se ngo itorero ry'abadiventiste ryabaye Babuloni. Ibyo ntaho nigeze mbisoma, ahubwo inyandiko iragaragaza ngo ntabwo dukwiriye ku itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi Babuloni. Kubera iki? Niwita itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi ngo ni Babuloni, uravuze ko ibihamya byose Imana yari ihaye ari amafuti. Tubonye ibiranga Babuloni ni ibitekerezo, imihango ipfuye n'ibindi byinshi cyane. Bityo rero itorero ry'abadiventiste ryitwa iry'abadiventiste w'umunsi wa karindwi. Kubera iki? Kubera ibihamya rifite. Nubivamo rero, nibyo bizakugira Babuloni, nibyo bizakugira ujya kuramya igishushanyo cy'inyamaswa, niwemera kugengwa n'ayo mabwiriza y'igishushanyo cy'inyamaswa, ngibyo gihe uzaba wibereye Babuloni wowe ubwawe. Ariko ntabwo bizabivuze ko inyigisho ziri mu itorero ry'abadiventiste b'umunsi wa karindwi, uriya mwuka w'ubuhanuzi, amategeko y'Imana no guhamya kwa Yesu, ibyo bintu uba ugomba kubizirikana neza, nibyo bigize itorero. Ndashimangira iki kintu, ntabwo abantu bagomba kugenda bavuga ngo twebwe dusohotse muri Babuloni. Nta na hamwe baba bagomba kuvuga icyo kintu, ahubwo ikintu bagomba kuzirikana ni iki: nk'uko Yohana yahamagawe akagenda atitaye kuri iriya mihango abayuda bakoraga, kigira mu butayu, uwo nguwo rero niko abadiventiste nyakuri baba bagomba kuzirikana yuko mu gishushanyo mbonera uko Abisirayeli bari bameze, abo badiventiste nyakuri bagomba kugaragariza bagenzi babo ayo mafuti. Niba bazabikorera hanze, niba bazabikorera mu itorero bo hagati bakabaca imitwe, nibemera kubaha uruhimbi bagatangaza ibyo byaha by'abatambyi barimo gukora n'imihango y'urudaca isigaye iriho muri iki gihe cya none, ariko abo ngabo bajya gucyaha ibyo ngibyo, ubwo bwifatanye bwa leta bakifatanya bakava mu byizerwa, abo bantu bagomba kubicyaha bahagaze mu mwanya wa Yohana. Abo nibo badiventiste nyakuri, kandi icyo bagomba kwirinda ni ukugenda bavuga ngo bagenzi babo batabirimo ngo ni Babuloni. Icyo ngicyo rero abantu dukwiriye kukizirikana dutyo. Reka nsome ibihamya bikeya ubundi ndangize, nk'uko n'ubundi ibibazo yari biri. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya 3 ku ipaje ya 449.
paje ya 349, 349 haranditswe ngo ubuhakanyi buzadutungura nk'uko byagenze mu gihe cyashize, mu gihe kizaza tuzabona habaho gukura kw'imico y'ubwoko bwose. Tuzabona ubuhakanyi bw'abantu twagiriraga icyizere, abo twiringiraga, abo twibwiraga ko bakomeye nk'icyuma mu kudahemuka ku mahame kwabo. Abo ngabo rero nibo baba bagomba kuba basohotse mu idini y'Abadiventisite. Nababwiye ngo idini si inyubako tubona, umuntu afite umudendezo wo gusengera aho ashaka. Ubwo rero usohoka mu mahame wese aba yasohotse mu itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi. Ngicyo byaduka byo mu minsi y'imperuka ku ngingo ya 636 hari amagambo ahanditswe. 636 tuzirikane ibi. Ikintu cy'ukuri nuko Abadiventisite b'umunsi wa karindwi bibereye munsi y'ibendera rya Satani bazatangira banga kwizera imiburo n'amagambo abacyaha biri mu bihamya by'umwuka w'Imana. Mwabyumvise? Abo rero nibo baba basohotse mu itorero. Uburiganya buheruka bwa Satani buzaba bwo kuburiza mu mumaro w'ibihamya by'umwuka w'Imana. Aho ishurirwa ritari, abantu bararimbuka. Satani azakorana ubuhanga mu buryo bunyuranye no mu bikoresho binyuranye kugira ngo atsembeho ibyiringiro abasigaye ubwoko bw'Imana bafitiye ubuhamya bw'ukuri. Umwanzi yashize umwete we mwinshi kurwanya kwizera ubwoko bw'Imana bwacu gufitiye ibihamya. Wari umugambi wa Satani, kandi abateguye inzira yo gutuma bizera bacu badakurikiza inama n'imiburo y'ibihamya by'umwuka w'Imana bazabona ko umuraba n'amafuti y'uburyo bwose uzigarurira mu mibereho, uzigaragariza mu mibereho. 641 haranditswe ngo abantu Uwiteka yambitse icyubahiro cyinshi mu bihe biheruka by'amateka y'isi bazigana Isirayeli ya kera. Iyo habayeho gutandukira amahame akomeye Kristo yashinze mu nyigisho ze, gutegura imishinga ya kimuntu, gukoresha ibyanditswe byera mu kurengera ibikorwa bibi bakoreshejwe na Lusiferi, bazinangira abantu mu kudasobanukirwa kandi ukuri bari gukenera ngo bagendere kure y'imirimo y'ubuyobe kuzava mu mitima yabo nk'uko amazi ava mu kibindi cyatobotse. Benshi nabazagaragaza ko badashobora kubana na Kristo bitewe n'uko batabaye umwe nawe, nuko batapfuye ku by'isi, kandi ubuhakanyi bw'abahoze bari mu myanya y'ubuyobozi buziyongera. Bandimwe wanjye, reka babwire, reka tugarukira aha ngaha, ariko tuzirikane ibi bintu. Itorero ry'Abadiventisite b'umunsi wa karindwi ntabwo ari inyubako tubona, ntabwo ari uko umuntu yagiye gusengera ku rusengero ku isabato, ntabwo ari uko yakoze ya mirimo itegetswe n'itorero nka doctrine, ahubwo nuko yumviye ibikubiye mu butumwa bw'abamarayika batatu. Uwo nguwo niwo witwa umudiventiste nyakuri. Niba ushaka rero gusobanukirwa n'ibyerekeranye n'uyu murimo uheruka, menya ko itorero ry'Abayuda ryari rifite Eliya wa kabiri, ari we Yohana Umubatiza, rikagira abatambyi bakurikizaga imihango barwanya Yesu bamurwanya ku rwego rukomeye. Ikindi, Yesu nawe atoranya intumwa ziragenda zikora umurimo, ariko ntabwo yigeze avuga ngo itorero ry'Abayuda ryabaye Babuloni, kandi iryo zina Babuloni ryari rizwi ko ryigeze kuvugwa. Noneho rero icyo ugomba kuzirikana, niba Yesu yaratoye intumwa 12 bakikomerezanya umurimo, Abayuda bakarika bagacirwaho iteka, imihango yabo yarakomeje, bakomeza ibintu tugiye kureba ku ipaji ya 288 mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Yamahame shingiro y'ubwami bw'Imana yirengagijwe niho imihango ihinduka myinshi cyane kandi karangwa no gukabya. Iyo kubaka imico byirengagijwe, iyo kurimbisha umutima bibuze, iyo kubaha Imana guciye bugufi gusuzuguwe, niho ubwibone no gukunda kwigaragaza bisaba inyubako z'insengero zifite ubwiza bw'akataraboneka, imirimo y'agahebuzo ndetse n'imihango y'agahano. Nyamara muri ibi byose Imana ntiyubahwa. Imana iha agaciro itorero ryayo idashingiye ku byiza byaryo bigaragara inyuma, ahubwo iriha agaciro ku bw'ubutungane nyakuri buritandukanya n'isi. Iriha agaciro ikurikije gukura mu kumenya Kristo ko abarigize ndetse no mu iterambere ryabo mu by'umwuka. Ishaka amahame y'urukundo n'ubugwaneza. Ndasoje.
none ikibazo ni iki? Uri umudiventiste w'umunsi wa karindwi, ikibazo ni iki? Hari amatsinda abiri yamaze kugaragara. Hari abagomba gukomeza imihango bakifatanya n'isi, bakagenda pe bagasayisha, bakibera mu mihango yabo. Hari n'irindi tsinda rihagarariye Yohana rigomba kugenda rigakora iyo nshingano. Namwe nimurebe aho isi itugeze, aho Roma igeze ikinagiza itorero riri gusagutsa, ugasanga itorero naryo ryabyijanditsemo. Niyo mpamvu rero muri iki gihe cya none hari iyo bombori. Eliya agomba gukora umurimo we, n'abatambyi nabo bagakomeza bagakora umurimo wabo, ariko bigaragara ko birimo gushoboka ko bashobora no gucirwaho iteka, bagacirwaho iteka kandi imihango igakomeza. Yohana rero nawe agomba gukomeza umurimo we yiturije, hanyuma Yesu agakorana nawe, ndetse na ziriya ntumwa zigakorana nawe. Ubwo rero mutuze ibyerekeranye no kujya impaka ngo basohotse mu itorero ngo batararisohotsemo, ibyo ntaho byatugeza. Twatangiranye amagambo arimo abigaragaza neza yuko kenshi umurimo wari uw'umwanzi. Bityo rero bamaso cyane, udasanga uri kuramya icyo gishushanyo cy'inyamaswa, udasanga wibereye mu mihango, udasanga wibereye mu mihango y'urudaca yayindi leta irimo kuza igashyiraho za gahunda, abantu mujye kwikingiza, itorero rigahita ryirengagiza ibihamya rikirukanka rijya kubwira bizera. Yohana nakomeza akora umurimo we wo kugorora ibibi birimo gukorwa muri iyi minsi, yaba mu butambyi yaba muki, ubundi ibindi birekera Imana izicira urubanza. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Turagushimye Uhoraho kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe, izina ryawe rihimbazwe. Ibitumvikanye muri ibi ngibi ni wowe ushobora kubyumvisha umutima w'umuntu, kandi nawe ubasha kubimusobanurira kuruta uko njye ubwanjye nabimusobanurira. Ndagushimye kuko wabanye natwe, uduhe kuba maso cyane ngo tudatwarwa n'uburiganya bwa Satani. Bisabye mu izina rya Yesu, amen. Utiniganya Yesu aragushaka none, haguruka uve mu mwijima, aragukunda musange. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Igihe kirahita vuba, uyu munsi ni wo wawe. Reka Yesu aguhumurize n'ubutunzi bw'igiciro. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Ese niwumva mu mutima uzuwe n'Umwuka Wera, niwifuza kumurikirwa na Yesu agukomeze. Kuki utamusanga uyu munsi? Kuki utamwitaba none? Kubera iki wanga kwitaba urupfu rugusatira? Ngwino Yesu akumurikire, ngwino
rwegereje